Yes, nk'uko mubibona kuri iyi foto ni inkuru idasanzwe, ni inkuru ari ikintu giteye ubwoba kibaye hariya mu ntara y'Iburasirazuba, ni inkuru ikomeje kugenda itangaza abantu benshi bagiye batandukanye bagenda bavugaho ibintu bigiye bitandukanye. Nanone nk'uko mubibona ni n'umunyamakuru Mutesi Scovia aho yaje kuba yahagera, akaba hari ibintu yaje kuba yavugaho ndetse yavuga amakuru menshi ku bibaye hariya mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Ni inkuru navuga ko ari inkuru iteye ubwoba, ni inkuru aho hari ibintu bidakunze kuba, hari ibintu biteye ubwoba bibaye hariya mu karere ka Nyagatare nk'uko tumaze kubabwira, aho ndetse hari n'inkuru kugira ngo wizere ko ari iya nyayo nyuma y'uko ushobora kuba uri kureba kuri ino foto ukaba uri gushidikanya ngo ni ibintu bitabaho, ni inkuru cyangwa se ngo ni ifoto mpimbano, ugiye kuba wabyemera nyuma y'uko tugiye kubereka video ya nyayo aho yaje kuba yafatwa, aho ari ibintu byabaga, aho ubona ko ari ikiyoka kinini cyane giteye ubwoba, aho cyari cyafashe inka kirimo kwiniga cyayishe. Ni inkuru ugiye kuba wakwemera mbere y'uko dukomeza cyangwa se mbere y'uko tugira ibindi bintu tubabwira, tugiye kubanza twabashiramo video yafashwe hariya mu karere ka Nyagatare. Murabizi hakunzwe kubera ubworozi bwinshi cyane bw'inka, niyo mpamvu ubona ko ariho n'iki kintu navuga ko ari ikintu kidasanzwe cyabereye, ubona ko ari inka yari iri yonyine ahantu, noneho ikiyoka kikaza kuba cyayifata kikaba cyayiryamisha hasi cyayiniga ndetse kikaza kuba cyanayishe. Ni inkuru y'umuturage bita Bizimana Janvier. Uyu Bizimana Janvier rero nawe yaje kuba yavugana n'itangazamakuru cyangwa se n'ikinyamakuru cya Mama Rwagasabo, ndavuga gihagarariwe na Mutesi Scovia. Ariyo mpamvu tubabwira ko tugiye kuza kuba twabashira mu video kugira ngo ubashe kuba wakwemera ko ari ibintu bya nyabyo byabereye hariya mu karere ka Nyagatare nk'uko ubibona, ndetse na Mutesi Scovia ni ibintu yaje kuba yakwitiraho comment cyangwa se n'ahantu yaje kuba yakwigirira nk'uko ubibona kuri ino foto, nawe akabasha kuba yahageze akagira icyo abivuga cyangwa se akagira icyo avuga kuri bino bintu byabaye, ndetse akaza kuba ari n'inkuru yaje kuba yafata akayicisha ku kinyamakuru cye, ndavuga Mama Rwagasabo. Mama Rwagasabo murakizi ko ari ikinyamakuru gikora inkuru mu buryo bwanditswe, tunabibutsa ko inkuru zose tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu ari inkuru ziba zizewe gatanu, kandi dukura ku binyamakuru biba bigiye bitandukanye bikorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndavuga nka Mama Rwagasabo, nk'uko iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru cya Mama Rwagasabo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bisura inkuru mu buryo bwanditswe murabizi, ndavuga nk'igihe.com, Kigali Today, Inyarwanda, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bisura inkuru mu buryo bwanditswe. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose ziba zizewe, inkuru ziba zitariho ivumbi, tuzibagezeho mu buryo bwa video cyangwa se mu buryo bw'amashusho, by'umwihariko kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Niyo mpamvu igihe ukanze subscribe uzaba uzi neza ko cyangwa se uzaba urishyura ko amakuru aba yabereye hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda akugeraho gatanu. Kandi rero dukomeje n'inkuru tubazaniye, ni inkuru ubona ko ari inkuru navuga ko ari ikintu kidasanzwe, aho abantu benshi bagenda babona bino bintu bakavuga ngo ni ibintu bitabaho, ni ibintu bidashoboka, kuko nawe urebye cyangwa se bitewe n'uko nyine uba utari wabyibonera amaso ku yandi waza kuvuga ko ari ibintu bitabaho. Ariko abaturage bahariya mu karere ka Nyagatare cyangwa se n'uyu nyir'ubwite cyangwa se nyir'umutungo nyir'inka Bizimana, nawe yaje kuba yakwivuganira n'itangazamakuru, nawe avuga ko yarazi ko ibi ari ibintu bitabaho cyangwa se ari ibintu bidakunze kubaho, uko yabibonaga ku itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga nka YouTube. Mujya mubibona ko ari inkuru ziba zigenda zikwirakwira zivuga ku bintu nk'ibi ngibi, ko ikiyoka kitambitse mu muhanda cyangwa se ko cyateje impanuka. Ibintu nk'ibi ni ibintu bidakunze kubaho cyane cyane, ariko we uyu nyir'ubwite Bizimana yavuga ko ari ibintu kuko bibaho, ko nawe yabyemereye nyuma y'uko byaje kumubaho we ku giti cye bimufatira inka, ndetse avuga ko iyi nka yari ifite n'amezi makuru yari yenda kwibaruka. Noneho yavuze ko ahantu iyi nka yari iri yari isigaye mu rwuri ari yonyine, ko izindi yari azitahishije, noneho mu gihe yagarukaga agiye kuyireba agasanga aribwo byaje kuba byaba ikiyoka cyaje kikayifata kikayiryamisha hasi, kikaza kuba cyanayishe, ikaba yamaze gupfa. Ndetse avuga ko iki kiyoka nk'uko mubibona aha hantu ni ahantu hegereye ishyamba, bivuga ko iki kiyoka cyaturutse muri ino shyamba, ndetse akaba ari n'ibintu byaje gutera abantu benshi ubwoba, bibaza ati se ikiyoka nimba cyaturutse muri iryo shyamba, kuko ubona ko ari ahantu abantu bakunze kuba bari, ndetse n'abana bakunda kuba banyura cyane cyane, ndetse byateye abaturage benshi ubwoba, bivuga ko inzego z'umutekano zabageraho zikabaha ubutabazi, zikaza kuba zabafasha. Ariko nk'uko mugiye kubibona muri video tugiye kubazanira, nyuma y'uko uyu muturage yaje kuba yatabaza, haje kuza inzego z'umutekano, ndavuga polisi, aho yaje kuba yakemura kino kibazo cyangwa se yakumira abaturage kuhagera, kugira ngo kino kiyoka kitaza kuba cyateza ikindi kintu kidasanzwe, ndavuga nko kuba cyagirira nabi umuntu, kikaba cyarya nk'umuntu
muntu, niyo mpamvu inzego z'umutekano zabashe kuba zahagera ndetse zibwira n'abaturage bo muri ako karere gukomeza kwitondera aho hantu, bishobora ko haba hariho ikindi kintu kidasanzwe gishobora kuba cyateza indi mpanuka. Turagushimira rero twabanye, ni inkuru twatubazaniye, ariko tubibutsa ko nk'uko tubibabwiye hari indi nkuru turi kubategurira, inkuru aho Umutesi Koviya nawe yaje kwigirira hariya kuri isi, naho byaba ari aho iriya kiriya kiyoka cyaje kuba cyafata iriya nka nawe yahigereye, ndetse ni n'amakuru yaje kuba yatangaza yabinyujije ku rubuga rwe cyangwa se ku kinyamakuru cy'Impamo rwa Gasabo. Nkeka ko ari inkuru tugiye kuba twabazanira mu buryo bwa video nk'uko twababwiye, icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku